ibyo kuva ngo kiss n'ubu ngo haje umukobwa namuha kiss ni ikintu gisanzwe ni ikintu kirizi sibyo icya umva basi abye kuba nyine byari kuba bikomeye mwize wenda mwize murange na kira tujidurana ni kiss isanzwe kubita umutego murakagwa oya guhana tirirande nyine bisugumye gusoma nyine nk'iminota ingahe gutyo ni bizu isanzwe gukora guhariza bizu ubu ngubu nagushaka wenda umukobwa shaka no guhana mama wanje wenda tudahiruka nkamusoma ku munwa n'imana kiss isanzwe ku munwa koko nyakunda kuba nk'abazungu sibyo nimba navuze abanyafrika dufite defo sinzi ku mutwe tumeze mbega kugira ngo rero mvira muri filimi sinyire simvira mu Rwanda simvira he se ushaka ngo turyamane ngiye ngoma kwihaga nk'umukobwa nkaga ku cyubahiro cyanje ngaguhunga kuko se wenyine ukeneye gukina filimi wenyine warahindutse nimba warahindutse ngenda yavana kuri live umva umpi wabo umfashije kandi ya musore ku bwa biriya bintu byabayeho nago bizongera Yes, nanyangusuzo kuri Kimutako TV nizere ko umeze neza aho uri wose mu bice biye bitandukanye nizere ko kandi aho uri hose umeze neza cyane urimo urenjoyinga umwaka 2020 umwaka natangiye neza mbona ibintu byiza cyane umwaka nabonye abantu benshi bagiye barokoka bari mu bibi babivuyemo agakiza karakozwe koko 2020 twarayijugunye turi muri 2021 ni byiza bigomba guhinduka tukabihindura nagoye ko naje gusenya ibikuta byanze gusenyuka ariko ngenda nzabisenya nerekane ibyiza birimo nibibi ariko icyo nyeneye ni ukuri kuzuye imbere ya kamera z'Umutako TV turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane so bwa mbere mu mubonye muramuzi muri filimi ziye zitandukanye muramuzi hano ishadi yatandukanye nafashe umwanya ndamutumira kugira ngo tuganire byinshi byetandukanye hanyuma bimubwire n'ubwo maranda bikijisho akunda guseka afite mu kanwa heza subscribe like share na comment nitwa mwiriwe neza umwaka mushya twese hamwe nitwa Ishyaka manager nitwa Viviane Rene mwanda umukinnyikazi wa filime Viviane Nene cyangwa witwa Nene nitwa Viviane okay Viviane Rey Nema ushaka kubihita tu amakuru yawe se ni meza urukana kera amwaka wa kera yego ni byiza ubwo nyagasana njya kaduhuza ariya durukana he wadusanze kuri set ya Mr Kiboba urimo gukora iki twaje gukina gukina filime tu yego bira gukina filime mwe muri mu biki nabyo tu ntabyo dusanzemo se nabyo impamvu rero nagutumiye ku Mutako TV nuko hari byinshi iyo twumvishe ibintu turabikurikirana mpaka tukagera ku musozo wabyo ariko tukira wambaye neza thanks murakoze cyane akunda kuderanje n'umugabo niko tumuzi ngewe nuza subiza kuriya ndavuga wowe mujye bwe ngo ndabwira Ishyaka tu bankubita byo mu kiganiro none uranutse ako ntago wankubita uzahana undi ahantu ndishahasiza amaraso ya Kristo na Muhammad yego ni byiza nanjye nakunze hari n'abarokore beza yes of course nayibonye hari akantu wambaye ku kaguru kawe abizi ngiye nawe icyo mbona cyose ndakivuga ni isheni nk'uko ubibona kameramani tugendane hera hasi twagiye isheni ni isheni ureba mbese ubwiko ngo niyi ngiyi turimo turabereka abakozi b'Umutako TV bisobanuye iki ni umutako nyine w'abagore nyine biranshimisha kuba nyambaye gutya yego babona kano ngo kuri mukobwa ngari ku isoko ngo umunambi karakantu ngo iyo umuntu amurebye ahita amubaza izina nyine abanyafrika tugira defo sinzi icyo dufite mu mutwe ko kimeze ariko umukobwa wese yaba umukobwa yaba umugore umuntu wese wambaye nation nagasohora ko ari indaya ni ikintu kimunejeje so nanjye rero ni mpamvu kwambaye nation byaranyuze ntabwo nitaye ku magambo y'abantu kuko nayishinze ntacyo wageraho uragira uti indaya ariko ubundi indaya ni ikigo naramenye indaya cyari cyo I don't know aka kajipo karimo utubara twiza urakoze ibara ry'umutuku n'icyatsi ndabizi maybe urabizi se
ko iyo nkubona cyane wamba umutuku. Okay, merci. Ako ni agashati ni agapira. Nk'uko ubibona ni agatopu niko bimeze. Ntabwo ubwira njyewe urabwira abantu badukurikiyemo hari. Ni agaki. Okay, nabo barabibona nyine ni agatopu gasanzwe. Akuri mwiza. Murakoze. Seka ndebisha. Seka ariko nk'abantu b'abakobwa rusa nk'abantu b'abagabo. Seka nk'abantu b'abakobwa ariko. Nasetse nshwanyuke apana. Seka ariko ndi uri mu hari tu. Oye. Apana ntago binyuze mu mucyo. Seka neza niyo mpamvu ushabamu. Ba thank you urakoze. Hari akantu nkuziho ariko ntago kugira ngo nkabone uraza kungora wambara ukandubishaho akababi kamwe konye. Agakisi ubwo? Akababi kamwe konye. Apana gake. Akantu kari hano. Yalla nako. Apana. Nubeshye bakuze umutako TV. Nzakora paparazzi tukabera. Kambisobanure ubushize nayo mfite tatuwaje byandi uburanye n'ibintu kiyomekaho nago yarasiba mwararangiye. Yego. Reka tuvugishe ukuri nk'umutako TV dutatswe n'ibyiza umwana mwiza mwamubonye gato ugeze hano turebe ninsanga arasiba ngiye guhita muremera muri hano imbere ngiye guhita muremera nizo ngaho nizo gato. Bakunze umutako TV dushyira ukuri hanze iyi telefone mureba ndahita nyemuha nimba koko icyo kibaye nakiri tubikoze imbere ya tubikoze imbere ya kamera. Ngewe ntatswe n'ibyiza n'umutako n'abawuriho. Bigomba guhinduka. Tatuwaje nimba ndayiguha abantu bari impande yanjye izina ry'Imana ishobora byose nimba ntafiteho ayijyana. Apana na telefone nshaka telefone mfite yanjye. So munyihangane no mugabo ra Derange. Bakunze umutako TV urabona gutya shaka gutera gutya nkageze ahangaha niyo tatuwaje igeze. Mananje. Okay, I'm sorry nkuko nayisobanuye niko akonde nyine ufite tatuwaje ukazibemekaho ibifite garantie yararangiye garantie yayo. Ako garantie yayo izarangira. Yararangiye. Nayikiriho. Nemera Imana nagabeshye. Nemera Imana. Ubwo amadolari 200 hano mu mufuka wanjye. Turebe nimba itariho. Nyakuremo ndayashyira hari imbere. Umva munyi. Keneye ukure. Reba hano. Hari impamvu ushaka kugira ngo ndakokere hano. Umunyihangane nago ndi umunyamahane sindi umunyagasuzuguro. Umva sinukunera ariko nyine maybe bibanye nyine umuntu agomba kubikora. Ngewe wambonye nk'umukene cyangwa umusabirizi. Ya. Kuremera umuntu se uvuze ko ari umukene. Ndemera kubindi atambwiye ngo ambura uzamura ijipo ndebe ibiri ku matako yawe mbone kukuremera no. Ubwo nuburaya nago ubwo buhehese mbushaka. Nk'ubwo bamwe niyo mpamvu twaguhamagaye kugira ngo tubabwe ko bigomba guhinduka kubera uburaya arimo ariko bigomba guhinduka. Nundakara bizi ko tuzanye turi inshuti. Suhuza yitwa Isaro. Okay, niba ari kunyumva ndamusuhuje mva. Ndamusuhuza naramwubaka nkamufata nka sister wanje. Ndahagezeho nashakaga. Twabonye ifoto tubona video muri mu murasomana iyo foto yakwirakwiye hirya no hino hagiye tandukanye. Isaro niwe mvuga na Nema niyo mpamvu twumvisha amakuru ko Nema hari ibyahindutse kuri we kugira ngo aza tuganirize. Se byahindutse ratane. Oya nabyahindutse kuri nyenda cyane. Nyine buretse nyine we ntibyahindutse ratane. No. Niyo mpamvu twaje. Apana. Impamvu nje hano nje gusobanura nyine ibyo babonye wenda amafoto babonye video babonye ni ibinyoma. Icyambere cyo ibyo kuva ngo kisi n'ubu ngo haje mukaga namuha kisi ni ikintu gisanzwe ni ikintu kiriyizi sibyo icya umva basa byo kuba nyine byari kwa bikomeye mwize wenda mwize murange na kera tujidurana ni kisi isanzwe gukubita umutego murakagwa. Oya guhana tirirande nyine bisugunye gusomana nyine nk'iminota ingahe gutyo ni bizi isanzwe nk'uko nagwariza bizu ngo haramutse haje umukobwa mugenzi wawe hano wamusoma kisi se ni kisi isanzwe wambabariye nese ngubaze reba hano
ubu ngubu nagushora wenda umukobwa nshobora no guhana mama wanje wenda wenda tudahirukana musuma ku munwa n'imana kisi sanzwe ku munwa koko ngunda kuba nk'abazungu sibyo nimba navuze abanyafrika dufite defo sinzi ku mutwe tumeze mbega tuzareba uko tuzabigenza nzashaka ifoto imwe tuyishyire kuri kino kiganiro turebe nimba koko tiriranga itariyo yes nyemera nzayishyireho narebi imbere y'abakunzi bacu nzayishyireho yes rwose ndabyemera zifite nyinshi narebi rwose ziriya foto zikimara kujya hanze inshuti n'abavandimwe babyakira batakimara kubona ari amafoto okay nababwiye ko ari akazi kuko baranze ntago banze kwibika ibintu by'uburezi BN kandi nababwiye nyine biso ntago bizongera wasomanaga se bishaka cyangwa n'ibyari bikurimo imbere ni kwa kundi nyine kwa kundi nyine ufata nyine wa mukobwa ni umushuti wanjye pe tuzanye kuri byinshi sibyo nawe tugeze aha ngaha ndashimye Nyagasani n'udufashe kuba tugeze aha ngaha so mufata nka murumuna wanjye nkamukuranya byose mumva ari mwanya nyine mba numva ameze nk'umva mu maraso ndamukunda kandi ndanamwubaha ndumva yo nabikaze kuki mufuhira Allah akibar ni nkuko urose wakishima ko mushiki wawe bamwangiza ureba nagwa mufuhira ndiko impamvu mufuhira hari ababafashe ukundi kuntu bahita bavuga ati bara abakobwa n'aba lesbienne bara abakobwa ni inkozi z'ibibi hari amafoto yigeze no gupostinga nanjye baranutse ati abantu nk'abo bavumwe ku mana bapostinga gute ndagira ngo mbisegureho bamenye ibinga ariko ngiye ntago ndi umulesbienne kandi I'm so sorry mutubabarire wenda sinzi byari byabaye twe twanyweye amayoga niko nabivuga burya ibintu by'amayoga kujya mu njene natazi kuri nyine nawe bituma nyine bikungoza n'ibindi bintu so nibyo byatumye byankoresheje nyine biriya nyine byo kuvuga ngo ndi umulesbienne ntago ndi umulesbienne uramufata nka sister wanjye so mbisega I'm sorry uratwemerera tuzajyanira ikiganiro nk'uko waduhamagaye nawe wazamutuzana tukaganira nta kibazo cyangwa nzakorere nka bya bindi nyankora mpaka mugereho naribi wamuhamagara ubwanjye ku giti cyanjye njyenyine cyangwa umugabo wenyine nawe azabisobanura ndabizi ko agira umutima mwiza ntago ajya asuzuma ni umwana mwiza niyo mpamvu namukunda kuko iriya foto yagiye hanze ku bunini washyize hanze iriya foto se si wowe utari siyaka se yes of course yes no mbabare kuko ngiye mba nkeneye kwerekana ukuri nyakuri ariko nyuma nkaza kwegera nyirako nkaza kumenya uko bimeze sinzi uko nabivuga ariko ari amafoto wayashyize ari video no wadukoresheje interview dusanga kuri set twagiye gukina ni Mr Kibobo sibyo udukoresha interview nibwo dusanze mu gakoni mugakoni tu mugakoni nywa inzoga ariko sinywa itabi sinywa n'ibindi ni inzoga nyine bisanga nabwo sindazimenyera niyo mpamvu zananyishe bisore waziretse ariko kuri umukobwa mwiza yego nunago byo ari umukobwa mwiza uzaza yego niyo mpamvu navuze ngo se kasha ni hose uruzuri icyuki ariko uzazireke murakoze bitese ni byiza share warakaye ariko bije kingingo nashakaga nagize sibyo simbabarira ntabyishaka oya naribi muri simona sita nyine tugomba kubabarirana tu ko nshaka kugenda nagutumbiriye nagera imbere ugasanga nkoze impanuka gasanga nyine ndizamo kwicuza kandi nyine sijya gukora ikosa nyine gukora ikintu kizatuma wicuza mu buzima cyo kintu ni kibi ako nta muntu ujya n'umuntu yandakaye bita birangira twishimye ubu tugiye gukomerezaho duseka tunameze neza narebye ameze ate se Kibobo ubu n'ejo twari turi kuri seti ameze neza narebye ukina muri Kibobo TV muri Kibobo series yego dusangize ukinamo gute niba na ngombwa uraza kwakitinga nk'amasaganda makeya so kundi ukina muri Kibobo si ukuvuga ngo ni nka filimi ngo ubu ngeneye mfite izina uvuga ngo nitwa Nema cyangwa nitwa Viviane Kiwapi dukina nyine n'umwana witwa Kibobo n'umwana ushimishije unejeje kuko umwana yanjye umva nawe uvuye kuta mama wawe yagosetsa
aho tutunyanga twinshi muri filime aragusetsa pe mano kishimye niba warakaye mbega n'igihe badahise turi kubona nambuka mu muhanda wenda yarangaye yankunze cyangwa se wenda maybe wenda ngamahanga nka sheri umugabo wanjye ajya mu kazi ngo nsure iyo ne twasohoye ejo bundi bakamukubita mu kabati so uko ngunda actinga rero bya mwamugiye kungora ahantu twabonye wambaye isume uvuye muri douche oya nagani njyewe oya hari yindi nyine wambaye isume ya nindi nambaye nagani njye wambaye isume n'undi mukobwa iyo nakinnye ejo bundi nahamugaye Kibobo aza ndebe home muganje yagiye safari ndamushakaza kundeba ariko umugabo amusanze mu kabati iriya rero mwabonye nambaye isume ibifuro nagari njyewe n'undi musisi nagari njyewe none tukira aho ngaho kuki mwactinga kuriya wenda ubona wowe umukobwa mukuru usa nkaho urimo gushuka umwana ukiri mutoya n'ibintu bibaho hano hanze bamwigisha ngo bikomeze cyangwa ababirimo bahinduke oya so kuvuga ngo biriya makora ureba ni bro wanje mutoya niwana mwangize mva namukubita pe sinkubeshya namukubita biramba nyine mba ndi gukina banyankunyenyerekanye bashugamami baraha hanze barebeho umva ushobora kuba ufite umugabo ugukunze sibyo ko atamugabo nago amukunze naganyuze n'ibyo hati kanze nishaka kana gato kampfubure nagari ibyo sibyo arebe umuntu wese urimo kurana no interview agende yandike Mr. Kibobo bazabona ibyo mwatiye Kibobo bamukubitiye mu kabati asohoka imbavu bazivunaguye so please ndabasabye ibyo barimo bayireke ako ari akamwiciro no hari ibintu biri hano hanze bavuga ngo abana b'abakobwa barimo barirukanyira mu mafilime kugira ngo babe abasitari nyamara nta nyungu babifitemo abantu bavuga ngo ubusitani ngo barirukanya ngo muri filime kugira ngo babe abasitari ariko nta nyungu apana none se ubwo wakora ikintu nta nyungu amaherezo akazaba yawe ejo hazaza hawe haba hahe umashaka nyine akunyene umakura ama interview kugira ngo arebe ko nyine yaramuka none se ubwo wowe nzahuza ngo nyere filime ngende mburaro se urumva ari byo hari ibintu nakagiyemo bikagasanga bimpaye amafaranga oya njye si ubu star nkurekeye iki inyungu zanye tu kandi njye icyo nakigezaho nk'umukobwa ukiri mutoya hano hanze abakobwa bagenzi bawe nda ububona turi mu nzira nziza urababwira iki nkizihese buriya hanyine uravuga ati inzoga nabira mwabonye byari kubera inzoga sinazimenyereye ariko gutya na gutya hari n'abandi nyine bambara ukabona mu muhanda ukabona bararangaza abagabo cyangwa ugasanga umuntu aramuhohoteye kubera we babwira so none nayivuga numva inzoga si nziza amatabi ngo bimogi ngo bajya ngo batekereze neza ngo bamedite da niko baba babivuga ariko sibyo naga ari byiza bishaka kugukoresha ikosa utashaka no gukora ugasanga akoze kibi kubera inzoga ugasanga wasambanyijwe wagize ute kora ya mayoga ibintu nk'ibyo naga ari sawa namona bajyanye no kubireka bahinduke pe kuko turi mu meruka kuva wajya muri filimi bakize muri filimi nyinshi zitandukanye ariko bo ngubu Kibobo series ni sinema nziza filimi nziza dusuze n'umuvandimwe King J bose bakomeza babijyamo abandi bagenzi bawe filimi se abafite impano nibazagure apana ngo bace abanyine bazihererane niba ufite impano yo kuririmba apana wikitinya imva irekure wishyire hanze sibyo ubu nkanjye njyewe nyine bya sinema nabikundaga ariko nyine ikintu cyatumye mbijyamo njye naritinyaga bihambaye najya mu ndirimbo y'umushitsi wanjye aho umwandagrawundi ari umuproducer hari top 5 mu biryogo ni indirimbo bita Promesse nibwo nahise mvuga ati subundi ibi bintu babikomeza nibwo namenye kwitinyuka so nibatinyuka bashya impano zabo hanze nicyo navuga ntabwo nanjye kwagaruka ariko mbwira narinyukaseho
arigiye bajya bavuga ngo muryama n'abakoresha banyu nibyo adaha kibara ngewe umbwiye ngo turyamane kugira ngo unkoreshe nyagasane hari ijambo inzi hari ijambo nzi hamuwize ko hari ikintu yigeze kangana nawe ati burya mvira mu rugo se mvira mu gihugu cyo kirakizi kora rero mvira muri filime se nyire simvira mu Rwanda simvira he se ushaka ngo turyamane ngiye ngoma kwihaga nk'umukobwa nkaga ku cyubahiro cyanjye ngaguhunga kuko se wenyine ukeneye gukina filime wenyine apana baba ndabavuga ngo kugira ngo ngire ku cyo nshaka nzaryama n'umuntu runaka ko barishuka nagari byo kuko uwo muntu ubundi se wakihagazeho ukamwiyima akajya n'inyito ajya kubiko uramukaga bundi ameza ate ariko nyine nugiye Imana bazagusuzugura nagazakubaha umva mbere yuko anagutekereza azaba gukoresha azababuze undi kugira ngo agukoreshe mbega ukaza nyine nk'ugira ngo nyine sinzi nkuko nabyita bega gusa nagari byiza ariko bibaho pe kuko benshi arabikora ubabwira iki wenda tuvuge nk'aba boss baryama n'abakoresha babo cyangwa nk'abakozi bemera akaryamana n'aba boss babo barababwira umva nagari byo bamwe barahemukira ubuzima bwabo icyo cyabwa cyumva ibyo nagari byo pe bimva bitekerezo byo nagari sinzi ku naba ngo nagari sa kuko nshura kuba ndaryamanye na boss wanjye ankoresha afite umugore ndigwemukira umugore afite n'abana biwe nagari sawa akwenga unyine kugira ngo ubikore wenda ibyo ngibyo aho akazi bagasezera ukagenda neza utandavuranye nyine utandagaye mbega udataye icyubahiro cyawe aho ngaho turakomeje turacyari ahateye ikibazo wenda amafoto nyine twavuze nk'umuntu ushaka kuba aragufashe nabi komeza ndebe gutya ariko Yesu ni abantu bandeba neza hari amafoto wifuza ko yaguma ku mbuga ariho cyangwa wumva ko yaseka iriya video tumakuyikora nyagasani mu gitondo njye ubwanjye nambwiye King Jay wenda manager wacu arabonye wari biriya filime Kibobo nawe ati ayisibe ariko ntabwo byakunze ariko ntabwo nakifuza ko yakagomaho n'amafoto byose nakifuza ko byakavuyeho yaba amafoto nzareke cyanza byo iki ya mafoto nashyize ahubwo umfashije byose abivanaho waba unankoreye pe warahindutse nimba warahindutse ngenda yavana kuri live umva mpi waba umfashije kandi ya musore ku bwa biriya bintu byabayeho ntabwo bizongera ubu ngubu ntabwo bizongera urateganya gushaka nk'umuhe mwaka oya ntabwo nari gushaka njyewe abana nawe ukagira famille ukagira umuryango gushaka umugabo ni ubundi buzima sibyo ntabwo niteguye rero inzozi zanjye ni izo kwagura ibyo ndimo byo kuba nakina amafilime njye ndimo ako byo gushaka umugabo rwose ntabwo ndi kuteganya none aha hafi bijyanye no kwakitinga mu mafilimi wambaye imyenda rukoza soni bizabikomeza mbabarire kwakitinga mu mavideo y'abahanzi wambaye imyenda y'urukoza soni dore ko no hano hanze ari komanteri nyinshi ngo abakobwa bajya mu mafilimi bambaye ubusa biriya bintu bicike kandi nawe nzi ko wambara hafi ya nabyo mbona ko ubyambara nagare buri munsi gusa nyine rega ni Yesu tugezemo nyine ni use murabo bose ndwa tutaremba ibishegu sujuye ikintu uzira safi naremba sound bande bose nuza irunguye Davis ari urumva ingahe ibinamba banuza bari abande bagamagare ubwo koko wazumwe ni Yesu tugezemo muri turumva isi igeze ku musozo wayo kuba wambaye gutya komeza ngo kuba wenda wambaye gutya kunyura ugashotora umugabo kujya mu maklipe wambaye kuriya ugashotora birasi byo bituma umuntu agira irari cyangwa akabona biri agacangagiye no mu buraya cyangwa ahotera umwana ku ngufu cyangwa bagufasha ku ngufu
naga iriya myenda umwambage kandi akazi umuntu yambara ari mu kazi sibyo kandi akazi umuntu aba arimo niko nabivuga. ubu muravuga ngo ukina porono wayikina ko ari akazi. Oya hari amahame yanjye nyine hari ibyo nyine natashobora kuba nakora nka porono wapi fana. umuntu akuvuga ngo mvaramo imyenda wambara ubusa. Hari amafaranga wapi ntabwo byashoboka. turimo turakomeza ariko nanone tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. hari abantu bahindutse muri ino minsi tujya twumva bari abatinganyi bagahinduka bakakira agakiza. hari amakuru yabyo ufite kugira ngo tuganire udukomorezeho tubwire. navuga wenda ndabyumva kandi nyine ni na byiza kubyumva gusa wenda nabo wenda icyo navuga wenda bwa nyine buri muntu agira impamvu yiwe. umuntu agashobora kuvuga ngo agiye kujya mu cyangwa ubutinganye ariko nyine wenda ashobora kujyamo kwenda bitewe na stories nyine y'ubuzima bwiwe bikaba nyine ko umuntu yabikora. gusa wenda na wenda wasanga bayikoze atari bo bitewe n'ubuzima bwabo wenda impamvu runaka sinyizi. gusa nabo barahindutse babaye ko nyine ntabwo nyine ibyo barimo ntabwo byari byo nyine tu nabo barikosoye nyine abona ko ibyo ntabwo bikwiye nyine kandi nyine babihanganije nabivuga. wabonye barahindutse umva nabona bashimishije mbega ndanabakunda jewe. nzi ko rimwe na rimwe muba muri kumwe muri no mu byumba by'amasengesho muri mu murasenga. iyo murarira murasenga baranahindutse babona Mana nje nabona bashimishije kwamba nyine abantu ko bambaye ubusa hati nagari sawa akaba ko gati ibyo nyine bihindure nawe ukabyumva. apana wenda singe wenda nabandi gusa nagari byiza nyine tu nabona beza tu bamaze guhinduka bakiriye agakiza. kuri ubu ngo baradukukiye mu kiganiro bazakibona. wababwira iki mu kuba barahindutse n'abantu baba wenda barimo barabakufishiraho zino commentaires zitari nziza? nababwira ngo umva bakoze neza kandi nyine umva bakomereza aho ngaha. amagambo arasanya ntago yubaka ugenda no ku magambo ntacyo wageraho. ushaka kuvuga ngo ngiye imwe ari umutunga afata ngewe abantu bita n'abantu ibyo bamvuza ngiye kubusoma wapi naho gukuraje mva bagume nyine apana gusa mu butinganya ntago ari sawa apana kwishinga ibyo abantu babavugaho kuko ntabwo ntacyo yakugezaho. Shangazi umubona ute urimo kubarera? Mana nanjye ni umubyeyi nkunda cyane cyane kurenza n'ibindi byose. ndamwubaha sinzi ndamwubaha birenze. ni umubyeyi utanga inama zubaka mbega sinzi arafasha mbega ngiye mu buryo mbumva mpageze mu maboko y'Imana muramukoze mu bisubizo. ndamukunda namuvuga nabi namukubita. Shangazi ndamukunda pe ndakeka nawe ahari arabizi ko mukunda kandi nanamura interview namubwira ngo kubyo wakoze ndagushimira na n'ubu kandi nzamva sinzi ko nabivuga ngiye kumutaka bwakira bugashye. reka natwe tumusuhuze cyane kandi ibyo yakoze akomeza gukore. ariko ku kigo ko nta bandi babyeyi ba papa cyangwa abandi bafite umutima wa kimuntu bashobora kuba twe ku mafaranga Imana aduhaye ku bushobozi Imana aduhaye. reka bari abantu bari mu buzima bugiye butandukanye tubegeye tubashyire hamwe bahinduke tubabe hafi. umva ibyo bintu bibaho isi yahinduka paradizo. uza abantu bagiye bafite umutima nk'uwo Shangazi agira gufasha imbabare kureba imbabare urumva ahantu uri mu ikosa akakugarura. wallahi ndarahira iyi si yaba paradizo. ufite umutima nk'uwa Shangazi akora iki? gira nk'umuntu ubwira udukurikiye ufite nk'umutima ufite impuhwe no gufasha nk'umuntu nka Shangazi nyine. namubwira ngo ibyo arimo gukora ni byiza nakomerezaho kandi nyine aho avanye agasana arahasubiza. so sinzi ko ntabivuga gusa ni igikorwa gihambaye cyane. si ibya buri umwe Imana ni Imana ihenze cyane. Isaro iriya jambo twasoza umubwira bavuze ko umukunda ariko irindi rigiye ritandukanye n'ibindi jambo ushobora kumubwira. tunagusabe ko ubutaha twazakora ikiganiro muri ko
Isaro icyo namubwira ndamukunda ndanamwubaha kandi simushaka n'ikibi cyamubaho gusa ni umwana ushimishije unejeje kugira ngo nagazi kiza n'ikibi kwa gutuza kwiwe gusa ajya yenda abahungu b'iki gihe wenda basha kumwana bita no kuna nagakuka gakeza kananutse karawo na ni keza pe ariko nirinda abahungu b'iki gihe so nagari beza nabagendere kure nawe urabirinda se ndagerageza ko nshoboye ndi umuntu n'abakobwa bagenzi uzabirinde bagusubiza muri ryandi ego turagushimiye cyane wakoze nawe wakoze Imana ibarinde kandi mukomeze mugire byiza n'Umutako TV kurikira ibiganiro byo gukurikira ibi ngibi kugira ngo dukomeze tugere kuri byiza bishimishije nuko mutureba ikiganiro kikarangira hanyuma ugasharinga buri kimwe cyose kigenda neza amahoro y'Imana bane nawe